Igice cya gatanu. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, kuko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'Umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Yesu yaturokoye iteka ryazanwe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu, wasuraga uwajyaga kuzaza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe. Kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, na iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana kumwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kumvira Imana kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye ni naho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu.